igitabo cya mbere cy'abami ibice 22 umurongo n'uwa 3 wonyine. Reka dusome igitabo cya mbere cy'abami yego 22 umurongo n'uwa 3. Ijambo riravuze ngo umwami w'Abisiraheli abwira abagaragu be ati reka bamanze bahagere nukubahenda henda. Mwahageze ariko kubabwiriza nukubatereta ngo ndebe ko harimo bane bakumva kuko ndaba mbifite mwinyungu. Yego ngaho umwami w'Abisiraheli abwira abagaragu be ati yego harya muzi ko Ramoti y'i Galeyadi ari ahacu? Yego kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'Isiriya. Okay, urakoze. Iyicarire. Umwami w'Abisirayeli abwira abagaragu bati harya muzi ko Ramoti y'i Galeyadi ari ahacu? Ari mwakwihangana mukansubiza mwese. Muzi ko ari kandi none ko twagize ute? Ntago mundi kubyumva neza. Ramoti y'i Galeyadi barahatuye kandi ari none natwe ngo ntawanga uko agize ute? Duceceka tutahakuye mu maboko y'umwami wahe? None ari kurya amasezerano yacu. Mwari muraho? Aleluya. Ariko namwe muje muragira impuhwe ko ndi kubatereta ngo icyo mushaka cyose ndagikora, ariko mwumva ijambo ry'Imana mwacya mu jisho mukaryakira. Nagutumweho urakoze mwa nagutumweho ukabyara. Ibintu uri kubaza kuwiteka ntabwo bikiriyo, byaraje ahubwo biri Ramoti y'i Galeyadi, kandi umwami w'Isiriya ari kubiriramo umunyenga. Ariko data yakuntumyeho ngo ari kwifuza kugutiza amaboko akujyana ku mwami w'Isiriya akarekura ibyawe afite. Hari ibyawe biri mu maboko y'abandi. Ahari muri kureba hano, reka nkwereke. Nkwereke. Fata kano wenda gira. Urabona iyi mushwara sama paritier. Okay? Igeze mu maboko ya perezida. None icyunzwe kiranyishe. Nje kugura indi. Uwumve hano nje kugura indi iyanje ifitwe n'uyu. Ndakora iki? Kuneza ndazanye mwaki. Kuki? Ariko nashiramo agatege nkoresha iki? Ya kwiyicarira. Aba bagaragu bari guca inshuro kandi byabo bihari, bakagenda bakambara ubusa, kandi igihugu ubutaka butagatifu Imana yabemereye butuyemo abantu. Ariko ubukana bw'umwami wa Ashuri ngo baza kujamura agatwa akavuga ati ngo umuntu akavuga ati nzajya duke ntahe n'inyagasambu igira ute? Baje kuwiteka ati mwumve bwoko nje naboherereje ibintu, niba mwemeye ko umwami w'Isiriya akomeza kubirya nimugende mu buko,
ariko niba mwakwiyungura inama mugashaka imbaraga zibashikiriza ibyanyu savulegaride baricara umwaka urashira ewana umwami w'Isiriya ngo agafata itunda akarigemura mu mahanga kandi arinde wari ukwiye kugemura ni dogita wari ukwiye kugemura none hagemuye umwami w'Isiriya kandi uwo wari ukwiye kugemura agahora mu rusengero kamubwira iti nje narakubonye ariko nawe umwami w'Isiriya yarakubonye shaka imbaraga zishikira ibyawe biri mu maboko ye ariko rata umwami yabantumyeho neza arashaka kugutiza imbaraga n'amaboko akagira ibyo agukorera bituma amaboko yakunyaze abirekura kuko ari hejuru umwami ari hejuru ntago mubyumvishe neza kansubiremo ariko ababyumva bavuge ngo amen mwayimhera icyubahiro mwuka byara ngo abagaragu baramubwira bati rero uzi intwaro umwami w'Isiriya afite uzi igipfunsi cye none tumwiteho iyo gupfa none yapfejo ngarabwira ati ye reka uwo mwami w'Isiriya arangize guhaga itunda riri mu kwanyu namara guhaga itunda riri mu kwanyu arabanyukagura muzasigara muraca inshuro aho mwagakwiye kuba abana ari abantu turi kumwe hari ibisubizo byawe bimwe ntabwo biri mu ijuru byaraje baherutse koherereza Daniel ibisubizo ngo umwami w'Ubuperesi agira ute abifatira mu kirere ngo amara iminsi 21 abivonyoraho naho Daniel ari muri uri Imana isubiza uri Imana ikora uri dudusi Imana iravuga iti ariko Daniel ndi dudusi igihe byaziye ndi dudusi uzahora muri dudusi ntaho uzi ko byaje nta bantu turi kumwe twenda gufatanya kugwanya intambara yo guhangana n'amaboko afite ibyacu barahari mwiri teraniro bavuge ngo amen uyu munsi uyu numu ndagira ngo nkubwire wa mukobwa umusore uzakujana ntabwo ari mu ijuru nta basore bariyo abasore bari ino mu isi ahubwo amaze imyaka azerera mu zindi nkumi zimwereka amataye n'amatayure kandi ni wowe azaja urasaba kwitwara neza imbere y'Imana Imana yacu yavuze ngo nkunda bankunda abashakana umwete bazagira ute bazambona Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana iguhishurira amaboko abifashe reka nze mbabwire Imana ishimwe bati ntabwo ikirema yarangije kurema kwa kangahe ibisubizo biraremye nibidahari bifite aho bihishe Imana iremisi ibisubizo yabishize mu bantu niba ushaka ifaranga mu ijuru nta n'idolari na rimwe riri amadolari muri Amerika n'ahandi Imana idufashe kandi tugire neza mu ijuru barategeka ngo icyo abafite ibyawe nibabirekure bakabirekura wakumva saa 4 z'ijoro ukumva telefone iti tutu hakitera 300 ndashimira Kristo utegetse bakarekura ibyawe birongo icaranye ngo wishwe nuko batabirekura wishwe nuko bataye mu ijuru nta modoka iri yatwara abande imodoka mu ijuru yatwara nde yatwara Yesu yatwara Imana banywesha he mu ijuru nta station ziri ibintu mushaka ariko mwavuga ngo amen ibintu mushaka hari amaboko abifite kandi ayo maboko ari munsi y'ukuboko kw'Imana none icyatuzanye hano twaje kwakira amaboko y'Imana kugira ngo akomeze amaboko yacu ababyizeye muvuge ngo Imana idutiza amaboko Imana igutiza amaboko Petero ngo bamutaye umunigo baramubwira bati urava hano usoze urava hano uzanye umusoro ndi gusenga ngo wenda mwumveho gake ko murasaba imbaraga kandi n'Imana yazeme
n'ibyo wagezeho. Bitera haguruka dedo. Wageze mu ijuru ryari? Iyo shati yadozwe no mu ijuru, inkweto, ipantaro, igisokozo. Mwe murahitaho biri ngo mu ijuru mugiye kurebayo n'ugwembe baca inzara se, ngo wajuru wanyubakira toyi barituma se. Muzi ko Ramoti y'Igaleyadi ari ahanyu, namwe mukaba mwicecekeye mutahakuye mu maboko y'ababifite. Imana yacu ishimwe cyane. Hari amaboko agiye kurekura ibyawe. Ariko mwumve mwe muretse gukoma mu mashi, abantu dusengana nababyizeye aka kanya. Izo nzagihe ntabwo turagendana. Nuwizeye ko mwiri teraniro hari amaboko aragira ibyo arekura. N'umuntu wizeye, murumva abashumba? Nje ndabya theology nize, nje ndi guhanura. Umuntu wicaye aho turasengana, abandi mwitahira, nuwemera ko aya masengesho mwakoze yategeka amaboko afite Ramoti y'Igaleyadi akaharekura, akagira ute? Akare. Vuga ngo ayo maboko arekure. Agira ute? Afite ibyacu agira ute? Petero ngo Yesu aramubwira, ngo abwira Yesu ati ntumusoro nsore. Ngo Yesu aramubwira ati nta mafaranga ngendana, genda urebe isamaki yamize ibyawe. Naho Petero hari isamaki yamize ifaranga rye irifite mu kanwa, nawe yagiye kuri Yesu mpifaranga. Aramubwira ati nutareba indobani uje kuroba uzapfa udakize, ihute uje kuroba. Ngo aragenda, agezeyo, ndi kuvuga ya maboko. Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha kucyo ugerageza gukora cyose. Mesheri ami, Imana iremisi ntiyigeze irema intebe nimwe. Yaravuze ngo bazamenya icyo kwicaraho bazagishaka mu bwonko bwabo. Bicara hasi ku bitsitsi, barangije aravuga Yohana imigongo izacika. Umuntu aravuze tureme igitsitsi. Urebye igitsitsi aravuga Yohana umuntu yarema n'amaparasitike. Etc suiva lekerike. Umuntu atekereje no kwizera kwe bikubera uko wizeye. Imana ntiyigeze irema imodoka nimwe. Numu bwira mwicaranye ngo biri mu bwonko bwawe, biri mu bwonko. Nuceceka wowe nuceceka uzaje urajya n'ibitari mu munyu, kandi ntabwo Imana izawushiramo. Kanguka Kristo abona uko akumurikira. Imana ntiyigeze irema uburoso bw'amenyo. Mubaze abakecuru bari hano, nta buroso bw'amenyo yigeze arema. Yaravuze iti bazarya ibiryo birare mu kanwa, uzumva mu kanwa hanutse ashiramo intusi. Dukoresha intusi, ariko hari abana bahishuriwe baravuga ngo twiyicarire. Hari umuntu wakora prosada tukibrosa, babanza gukubamwo icyo, baratekereza Yohana amenya kukashire, ntabwo twareba n'umuti w'amenyo. Nta kinini na kimwe ni comprime keredie aete, nta n'ikinini na kimwe Imana yigeze irema. Yaravuze ngo nibagwara baziga ubwenge. Iratureka ugwaye umugongo akagenda hakazihishurirwa rivuga ngo endoside, c'est ça de médicament contre les dos. Ngo umuntu akavuga ngo nzakora ikinini kivura umugongo. Imana yadushikirije ubutwari, ahubwo nimwicecekera murapfa. Nimuceceka murapfa. Wowe nuceceka ngo irabizi kuturusha, niyo yaburaye, niyo yabwiriwe se. Irifopuriye kuki turi hano? Twaje kuyitira amaboko. Twaje kuyitira iki? Amaboko adushoboza gukora ibiruta. Imana igutiza amaboko ukabyara. Hari abantu Imana iratiza amaboko baterure ibyo batateruraga. Hari abantu Imana iratiza amaboko bakandagire ibyo batakandagiraga.
hari abantu Imana iratiza amaboko bambukiraho abandi barohamye, hari abantu Imana iratiza amaboko imbwa zere kubamokera, hari abantu Imana iratiza amaboko. Ababyizeye muvuge ngo amen. Aherutse kujya gusenga, mbona ari mfite ibirayi byiza ariko ndamuka nabi ntagira umuti w'ibirayi. Njya gusenga ku rusengero, haza gusenga, ahubwo uje gusenga wese akaje aranguza, yareba amataye ati nguza 4 nguza 2, ahubwo ntibamenya ko nanje nkeneye umuti. Imana irambwira ngo ndawuguhaye. Mbona ntashe ntawo kandi nsubiye iwanje ntawo. Ngeze ahitwa kwa Habimana mvuye ku rurembo, umwana igisiga kigwa iwabo mu giti, kiguye iwabo mu giti, afata ibuye ngo ari kugitera, ari nkubita mu bitugu, ari nkubise mu bitugu. Ndavuga inti habuze gake rikwagwa hano ngapfa. Bandagarutse indika ndeba unteye ibuye, ariruka aransika. Mu kumwirukaho rero muvuge ngo amen. Mbanyuze inzira ntararanye, ngeze hakuno witwa Nyakagabo ntoragura amafaranga. Ndavuga inti bujya yarizaho gari ingaruzi ibuye. Nayavanye mu ijuru ariko Imana yariza ahari. Imana izaho biri, irahazi, irahazi. Bwira mwicaranye ngo ikutiza amaso, igutiza amaso urebe ibyo abandi batagira ute, igutiza amatwi wumva ibyo abandi batagira ute, igutiza ukuboko ukora ibyo abandi batagira ute, igutiza amaguru wengukira aho abandi bagize ute, igutiza ubucuruzi ucururiza aho abandi bagize ute. Muramvugira ngo amen. Imana nicyo twaje kwisa. Ngaho kambaganize ntuje, ari igihe nsakuza nkibagirwa ko muri abasirimu, kangabanye kanere kubamena umutwe, ariko nabaganirizaga ko hari amaboko afite ibyawe, hari amaboko agize ute. Noroye utumasa 2 nge na petit frère, utumasa 2 tutugura desa 40. Ni kera kamwe kaguraga 120, tuturagira imyaka 2, tutugurisha 280. Twarahiye ni 280 ku batarize. Icyo mbabwira, hari amaboko afite ibyawe. Hari igihe uhanga amaso umutware, naho umutware atari we nzira y'ibisubizo byawe. Ugahora umuhanzi yisho ngo pera urakora, papa w'abana yaje se niwe ufite ibisubizo byawe. Biro mwicaranye ngo Imana igutiza amaso umenya aho biri. Imana igutiza amaso umenya aho biri. Imana igutiza amaso yo kabyara. Umudamu ngo araza, kamubwira uwo mudamu rata, papa chance mama chance, ngo aragenda ababonye Elisa ari kugenda ari umushune mu kazi, baramubwira ati ariko uyu mugabo arimwe ibisubizo byanjye. Uyu mugabo arimwe iki? Ibisubizo. Ntukirangagize gucumbikira abashitsi. Ngo abayubatse inzara avuga ati Elisa urarara hano. Reba na ifoka ikresa. Umuntu abanye n'umutware we ntibabyaye, none hacumbitse y'umukozi w'Imana arabyaye. Wavuga ngo iki? Nga metevuza areze mwikarume ibidashobokera. Njye ubundi gusenga ngo Imana igukore ku maso umenye inzira y'ibisubizo byawe, kuko byaraje birahari. Icyo ngubwiye cyo birahari, ahubwo nawe nukuri gupimiranya. Ibyanje birahanga koko se ingoda. Biro mwicaranye ngo ntabwo ari ugupimiranya, birahari. Bigize ute? Nakumenye utarabiki ngushiriraho uhanurira iki? Ntawe yaremye itaremye ibye. Ntabwo ibintu birema nyuma, ahubwo irabirema ikabibika mu maboko y'abantu. Ukura ubigeraho, ukura ubigera. Uyoboye hano nindi ni weho Valence, oya katuvuge ko weho uyoboye.
icyangombwa cya hano kikwambitseho, hari ubwo kikwanditseho, si wabonye uhagera uvuka nyoko yarabizi, timwahanyuraga mugatera amabuye hano, wari uzi ko Imana yahasize mu mugabane wawe. Nabonye uyoboye korari ni yanyu, isiko hari sente yaragira, mama hari iyo yaragira, ariko Imana yari iravuze iti nzagushira mu baboko abaririmbye imirongo ubayobora. Ko ndi kubwiriza hano iwacu ngira university, timwafashijwe, wabibwirwa niki? Icyo yasize yabirambitse vuga ngumu. Sinageze kumugina, sinariye inkoko, nororeyeyo, sinagiye iwanje zitahari, ariko nagerayo nkazirya. Narinzi igihe zagereyeyo, zituraga nari mpari, bazorora nari mpari. Nabonye barura mbona amaguru g'inkoko. Biro mwicaranye ngo yari yarashize inkoko iriya ngo nzazirya. Mama arahazi, papa arahazi, sutuye muri Kigali, niho uvuka, ntiwaje utambitse ibirenge nk'uri gutanga intasho, ntiwaje uri gushaka iyo urarara, waje umeze uca. Baravuga bati tuguha akazi ko mu rugo, uravuga uti niyo mwampa kumesa imyenda, hari imodoka wajuzanye, ntiwabisanze ino, iswa ari kuraguza, hari imodoka bamuhaye, ntuyibonye vuba, si wabisanze mw'uyu murimo. Siri kuvuga ngo hari n'ibindi, bwira mwicaranye ngo nimuze turebe imbere. Natwe refari yafika, natwe ntitureba kuki, natwe ntitureba kubiboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe, ibihishwe n'ibyiki, ibyahishuwe n'ibyiki. Ntidufite ibyaduhishiye. Ubu ko ntazanye na madamu sindarya, hari ubwo atetse, hari ubwo ari gushase. Nge sindimo mbibonamo, ndimo ndababwira ukuntu Imana igenda igira amapwe de repere successif, ikahatereka ikintu uti nuhagera saa sita uzarya iki, nugera aha wambara ikositimu ukase inyuma gato ushira iherena hano, wigiye imbere uzagura pick up ubirindutse gato vewiti, wigira inyuma rero uzagira isaha, ndetse nugeraho witume mu nzu, ndetse nugeraho ugerekeho indi nzu, biba biteretse mu nzira rero pareshero. Kandi icyo nkundira Imana ntabwo ikora ivana hejuru, ahubwo ivana hasi irajana he. Ariko haleluya, ntabwo ikujanya aho uri, ntabwo Imana ikujanya aho ugeze, ikujanya aho utaragera. Wagize se ngo ikujanye mu bwarimu, ni hirya y'ubwarimu, ibikujanye hirya. Umva, ntabwo Imana ikujanye gusibira, warasibiye byarabaye. Ntabwo ivana mu wa kabiri irasubiza mu wa mbere, ahubwo ivana mu wa mbere irajana mu wa kabiri. Shitani niyo ivana mu wa gatatu irasubiza mu wa mbere. None umva uko yakuntumyeho ngo nahawe igiye kuhaguha, nahawe igiye kugira ute, igiye kuhaguha. Biro mwicaranye ngo ihaguhe, igira ute. Ariko hari abantu bari muri ayo mavuta. Weho kora imibare nk'iyi iwanyu, uri gukora imibare uti nkanje nabuze nayo nshira nayo mira, urayacira satarimo nyine, uzayacira yaje. None se nyine uyacira arimo, yaba arimo ibikubwiye ngo cira, ngo wabuze ayo umira, uramira ibitarimo se, uzabimira ubigezeho. Ndababwira ko Uwiteka yabandumyeho ngo hari ibyanyu biri mu maboko y'abandi. Yaherutse gufata akana, ariko haleluya, ntabwo mbumva haleluya.
yaragiye irabirinduka iratembera, hatera inzara, hamaze gutera inzara hatera n'intambara, hamaze no gutera intambara hatera n'akaga, hatera n'amakuba. Haleluya. Hawugira ubwoba aho ngo bafata kana kaka kitwa Esiteri, naho ikajanye y'ibyako biri ngo karaza bati nyina arapfuye. Imana iravuga iti simbyitayeho mfite iyo nkujanye. Bati nasa arapfuye iti simbyitayeho mfite iyo nkujanye. Bati na nyirarume abaye umuzamu iti simbyitayeho mfite iyo nkujanye. Ngo barakabirindukana mu muruho mwinshi, bageze ngaha bati mukora amajwi y'abakobwa babaye abambere, abo wa mbere mu gihugu kitari icyabo. Biramubwira iti ntabwo ari iyo nkujanye mfite iyo nkujanye. Naho igiye gukenyuruza vashiti ngo imukenyeze. Mwama dufashe kandi atugire neza. Bwira uwo mwica buretse bwira uwo mwicaranye ngo Esiteri ntabwo yarazi y'Imana imujanye. Yarazi ngo ni ibyago gusa, naho ifite y'imujanye kuba umwamikazi. Data yakuntumyeho ngo hari ibyawe biri mu maboko y'abana. Hangane nzakugura icyayi ntugire isoni ntugire. Hari president uyu mukobwa umuha igihumbi, nidusohoka umuha igihumbi kirihe ukizane vuba akinywera icyayi kuko ubu hari utakwemerera. Bwira uwo mwicaranye ngo iramujana mu bikombe niki niho duca tuja hehe. Ahageze bati murapfejo. Esiteri ati ndakomeza nihangane iti mfite aho nkujanye. Ahageze ati n'abayuda bapfe. Iravuga iti sinitaye kuyo bavuga mfite iyo nkujanye. Ahageze ati na Morodekayi nyokorome bamumanike. Iravuga iti sinitaye kwibyo. Ngo baramwuriza baramujana baba bagejeje nkaha saa 8. Yarari kuvuga ati turimo kugendana. Ese umukino mbakiniye murawubonye? Urebye iyo avuyeyo yishimye. Bamuvanye yagize ute? Apfusha mama agize ute? Apfusha papa agize ute? Abo munyagana agize ute? Nyirarume mamukubita agize ute? Basongora igita agize ute? Ngo abayuda bapfa agize ute? Giro mwicaranye ngo ijoro rigeze mu gicuku. Ijoro mugeze mu gicuku Imana iritamurira avuga ngo umva uko mvuganye na umva muvuge ngo amen. 9 muri Esiteri abayuda bagira iki? Zamura ukuboko kw'ibuye. Abayuda bagira iki? Kubanzi hari ububasha bufitwe n'abanzi bawe. Ibuguhe mu izina ryayo. Ngaho genda igihumbara kiguha ntacyo. Ariko haleluya. Ntabwo mbumva haleluya. Mwanyihanganira mukavuga ngo amen. Iravuga ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngirute. Abisirayeli bava mu Egiputa nta n'uwari ugira igiceri cy'ijana, ariko umunsi baravayo yaravuze ngo mutire abanyegiputa ndetse mutire byinshi. Muraho nakubwiye ngo hari ibisubizo byawe biri mu maboko y'abanyegiputa, ariko ntiyabiguha none ibiguha ijuru gihindurije. Abanyegiputa baguru twiza Mose aravuga ngo nimutuze mwicecekere murebe agakiza Uwiteka ari bubazane. Abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kugira ute kubaho. Bwira uwo mwicaranye ngo hari henda kubaho remize, hari henda kubaho romize. Abanyegiputa benda gushikiriza Abisirayeli ubutware maze baratira ngo umuntu akagenda. Imana idufashe ati ntiza marete ngo yijane ejo uzayigarure. Umwuka akavuga ngo ntuyisubizeyo nabikuye mu maboko yawe. Mwama dufashe kandi atugire neza. Ntabwo muri kubyumva cyane. Imana idufashe kandi tugire neza. Haguruka nkwereke ngo irangije. Imana ishimwe ije hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Imana fata iki gikapu ikavuga ngo genda ntaho uragisubizayo. Umwisirayeli ati ko natiye. Imana iti bari inyuma yanje ntibarampitaho ngo bakugereho. Igahinduka inkingi y'umuriro ikavuga iti ntabwo muramukurikira ngo mumushobore. Umva uko data yakuntumyeho rero. Nibimara kukugera mu maboko uzabasiga. Nibimara kukugera mu maboko uzagenda ntuzananirwa. Uzabasiga bazagukurikira bere kugufata. Ababyizeye bavuge ngo Imana idutiza amaboko. Irabishoboye. Ariko Imana ishimwe
twicecekere se babijya twicecekeye nzi umudamu waje aravuga ati ubuzima bwanje nzi aho buri aza ari kuva ngo ageze ku rusengero aravuga ati aho ba Yesu bari aravuga ati sindahora ndabyina sinazabivamo iyi soko y'amaraso nzi icyayikiza ni umwami Yesu afite ubuzima bwanje buri mu biganza bye ngiye kumwaka ubundi buzima bunabusigarana babaraje aravuga ati ntubuzima bwanje iyo yo kuva uyisigarana uzayiha abandi ngo ageze nkaha Yesu ati ntawe unkozeho ngo umugore avuga ati ndamaze imyaka 10 ningahe ndi kuva se ninjuva gusa ndi Nyabarongo ndi Giciye ndakanyaru ndiki bihe n'abandi abantu baravuga ngo bari kukubyiga ukaje naho umugore yamenya aho ubuzima bwe buri hari ahantu ubuzima bwawe bubitse ko yari yibwiye ngo ninkora kuri Yesu ndagira ute mwari muri aho ngo muvuge ngo amen bavuze ngo iki reka turebe aho amasaha ageze kuko ibisubizo ntibiri mu rusengero gusa no hanze biriyo ku bantu basenga muvuge ngo amen baba bazi ko bashaka Imana baje ku rusengero ariko bakamenya ko ibisubizo barahura nabyo hanze bikugira ngo mwihangane dusenga amasengesho asohoka akaja kurema ibintu aho tutageze akaja kubishikira aho biri ntabwo dukeneye umuhamirizo wa hano gusa ngo bantu uri Imana mana we ibise wabigereka ku nkoro ubundi kubigereka ku nkoro hano uri Imana uri Imana we uri Imana we uri Imana we uri Imana ibise byaba minerivare ibi ndabikora ngo amasengesho aje gushaka minerivare mburire nabyo hanze mu izina ryande abitorera basenze Petero yarafunzwe amasengesho arasohoka aja kuri gereza muramvugira ngo amen bwiro mwicaranye ngo batavuyeho noneho bu rero ngeze mu rwego rw'abizera kwaya turi gusenga arageraho ibisubizo byacu biri mutavuye aha akagerayo urumva ntabwo baraba benshi kuko harimo abatizeye ariko ngeze ahantu humumama urimo uvuga ati ndapirona aho igisubizo cyanje kiri ndapirona abagore bantwaye abagabo ndapirona umusore wanyiciye ubukwe ndimo ndavuga abana bari hano bari kuri level yo hejuru kuri standard yo gutegeka ibintu no guhamagara ibintu no kuvuga ngo enemasi yafika no kuvuga ko ayageze imuhira ayageze munsi y'urugo ayageze ku marembo ndi kumwe n'abantu bizeye ko aya turi gusenga agiye kuri tere ajanye mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera he atambuka niki ashaka kureba iki ngo bagira ute ayo masengesho arebaga Imana ngo bagira ute bwiro mwicaranye ngo bajaho ikibazo kiri amasengesho ajaga kuyishikira ngo vayo amasengesho ntabwo ajaho ikibazo kiri ahubwo ajaho Imana iri akagenda akayishikira ati vayo hari umuntu ufite ikibazo bwiro mwicaranye ngo akazana Imana ikaza umwami adufashe kandi atugire neza iyo yazi kavuga itumva uko mvuganye nawe uku kuguru ntikukigwaye rubaga Imana amasengesho agasubirayo wayageza nkaho ukavuga uti hari abanyambuye itivayo nje kukwishuriza ageze kwa Zakaya aravuga ngo uwo nambuye wese ndagira ute ndamurihakana kavuga ati amadeni yawe barayaguhaye haleluya akongera akabirinduka akaza nimubishobora muvuge ngo amen akaza tuva icyo mvuganye nawe haguruka remasi yafika debo ati kurinza icyuma no guheranwa n'ikinyi akongera akagaruka ati vayo nkubwire rero
aho tugiye. Amasengesho agiye kureba iki? Imana. Agiye kureba iki? Akaza akavuga ati haguruka nkubwire mefika debo, ati gucira irembo ryo gucuruza, ati cara noneho rirabonetse. Akaza tumva uko uvuganye nawe, ati yampanuka nta yikibaye. Amasengesho agashaka Imana. Amasengesho agashaka iki? Imana. Akayirukankana akavuga ati vayo nje kukubwira. Akaba araje atumva uko ivuganye nawe, ati ntuzicwa n'umuvuduko w'amaraso. Amasengesho akaja gushaka, akaza akayishaka akavuga ati nemefika deba, ati sifakia doberi Maria si, ati hari n'utwo nguhaye tuvuye mu mahanga. Aya ni amasengesho abari kuzengurukana Imana. Vuga ngo ari kuyizengurukana, ari kuyizengurukana. Ababyizeye batera haleluya. Imana Imana ishimwe. Ariko aba turi kumwe Imana ishimwe. Ntabwo mbumva Imana ishimwe. Ariko batavuye aho, umva aho tugeze, twimutse tugeze mu rundi rwego. Vuga ngo batavuye aho, batagize ute? Amasengesho agira ute? Vuga ngo aragenda. Akomanga iki? Ari kureba iki? Ahuye n'iki? N'Imana. Bwira mwicaranye ngo baje aho Petero ari, baje aho Petero ari. Abanyamasengesho batagezeyo nta n'igisorori. Ndi kuvuga amasengesho agenda. Amasengesho aragenda, aragenda cyane. Ngo baba bageze kuri Petero, ngo baracaga, vuga ngo bacagagura iminyururu. Ngo bageze ku basirikari 16, ngo marayika aravuga ngo musinzire mwese. Petero aratambuka, vuga ngo agira ngo abirose mu nzozi. Naho amasengesho yagiye kureba Imana. Ngo ageze ku rugi, urugi ruravuga ngo iyi ni Imana. Ngo ruba rurikinguye. Amasengesho akomeza kujana Imana. Ariko vayo ngo baratambuka bageze imbere. Muramvugira ngo amen. Baramubwira ngo ngaho genda ubwira bagusengeye ko twumvise. Mwaba dufashe ka. Gira Zefika Shanima Imana. Tugeze mu kika. Amasengesho ageraho utagera, ageraho utagera. Ntago muri kubyumva, ageraho utagera. Ntago muri kubyumva, ageraho utagira ute. Twaje gusenga, ntabwo twaje mu giterane. Abatari gufashwe mwihangane muzafashwe ikindi gihe. Ariko nge ndi kuri level yuko amasengesho ageze iwanje. Shereka niba atari ugusenga kwa baza, niba ari ugusenga kwa baza, nibibirako birakorwa mu isi nk'uko bikorwa he mu isi. Niyo mpamvu mubona n'abadogiteri baje hano. Uraje kubashaka baramubwira ngo yagiye gusenga, kuko azi ngo hejuru y'amaboko ye hari amaboko y'Imana. Urana wari gushaka ubudogiteri bukiza abantu mu izina ryande ryaye. Niyo mpamvu mubona n'abasirikare baza hano ntibaje kwa generali. Nuko bazi ko hari fandi w'abafandi uri mu gihugu cy'Isiyoni. Niyo mpamvu mubona naje hano sinje kwigisha muri Amerika. Nuko nzi ko Imana ibera hose icyarimwe. Murakoze murakaramarata. Hari icyo ndi kubaganiza we. Mana. Nibutse uwitwa Dawidi ageze na Yotirama, yaravuze ngo sindarwana. Hararwana amasengesho. Amasengesho aje kureba Imana. Amasengesho aje kureba iki? Imana. Ngo Dawidi abageze na Yotirama.
muvuge ngo amen. Amasengesho aje kureba iki? Imana iraza ihagarara muri metero 100, weho gumaho ngo ihagarara nk'aha. Mwama dufashe kandi atugire neza. Ingabo za Sawuli ziraza ziri gushaka nde? Imana ihagarara imbere yande muri metero zingahe? Abanzi baturuka nk'aha ngo bakaza baravuga ngo turamwereka uko araba, ngo turamwereka, ngo bagera hano bagafatwa n'Imana bati remesi vakini matipa. Umva uko ivuganye na uzaba umwami, uzakomera. Bakaza bafite umujinya, y'amasengesho yabageza ku Mana bakamuhanurira ibyiza. Ndi kuvuga amasengesho ashaka ingabo zikurinze. Nimubishobora muvuge ngo amen. Tekinima niba mutabyumvishe ndiraritse nzagaruka. Nta na kamwe wumvishe ariko haleluya. Ntabwo ndi kubumva haleluya. Mu gihe cyo amasengesho agera kure, agatambuka ashaka kureba iki? Umutima ukagira ute? Umutima ukagira ute? Umucyo ukaba ko dukurikiye inzira y'iki? Ngiro mwicaranye ngo iyi nzira itandukanye n'izindi nzira yo kwica. Iyi ni inzira umuntu anyuramo, ariko haleluya agafunga akanwa k'intare. N'iyi nzira nta yindi. Iyi nzira mwanyuzemo, mumbabarire mvuga iminota 5, nta yindi nzira wanyuramo ngo ufate intare 300 ntayikuru kereka iyi nzira. Nta yindi nzira wanyuramo ngo uje mu itanura ry'umuriro utasha kereka iyi nzira. Nta yindi nzira wanyuramo ngo ujye ikintu kisha nefariya. Iyi nzira ni nziza. Nta yindi nzira, reka mbabwire, nta yindi nzira wanyuramo ngo utoroke gereza banagushaka. Ariko Petero nta wigeze aza gushaka. Babwiye abarinzi b'umutekano ati murasubirayo namwe Imana yirabafata, nimumureke kije koha. Ndashimira Kristo waremye iyi nzira. Vuga ngo iyi nzira itanga ubutwari, itanga ubushobozi. Nta yindi nzira wanyuramo, nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho nta nimwe. Nukuri inzira ijya mu ijuru ni umusa kwa bakunze gukiranuka. Mana niba nk'abantu kandi ninkora nk'abantu, ntubabona ko ibyiza atari wowe bikwiriye. Mana yo yakubona kabona uruti bikora, kabona uruti bishongora, uwo mwanya ikakwemera wakunze gukiranuka, ko wanze ubugome bw'isi. Ibiguhiga ntibizabura, ariko Imana nyir'ijuru n'isi uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro kandi azatugeza, kandi azatugeza mwishura. Ntabwo tuzongera, ntabwo tuzongera mu ntora zongera atoranya abantu, mu ntora zongera atoranya abandi, ntora zongera atoranya abandi. Mwishare urabe wumva Mana, urabe wumva Mana, yangu urabe wumva Mana. Amashi, amashi. Urabe wumva Mana, urabe